Yes, abakunda filime Inzira y'umusaraba mbazaniye amakuru meza abafitiye inyungu, umuntu wihanganye agakomeza kuyireba akaba agejeje uyu mwanya ukiyireba. Iri ni itangazo ryashyize hanze na Big Family TV. Ubwo rero ku bantu mwese mwayikunze mwayirebye kuva itangiye kugeza kuri iki gice tugezeho cya 38 kizasohoka ejo, hari inkuru nziza ndetse n'ishimwe ryagenewe abo bakunzi, ariko bitewe n'uburyo abayireba ari benshi, harimo ababa baratangiriyemo hagati, kandi buri abantu bose bakunda inyungu, cyane cyane iyo bavuze ko bagiye guhabwa ishimwe, buri wese aba yumva iryo shimwe ryamugeraho ku buryo haziramo na ba bandi batigeze batangirana nayo cyangwa se bayireba, nyamara ugasanga hari abari mu bihugu bitandukanye batangiranye nayo bakayireba, birimo igihugu cy'u Burundi, birimo Arabia Saudite ndetse n'ibindi bihugu byinshi bitandukanye, harimo na Libya n'abandi benshi tugenda tubona mwagiye muzireba kuva zitangiye kugeza ubu ngubu. Hari uretse rero kubashimira mu buryo bw'umunwa gusa cyangwa se kubivuga kuri filime, hari n'ubundi buryo bwiza bwo kubashimira ndetse bujyanye n'uyu mwaka wa 2024 tugiye gusoza. Murabizi tugiye kwinjira mu minsi mikuru ya Noheli ndetse n'ubunani. Hano mu Rwanda harabura iminsi igera ku 10 kugira ngo umunsi w'ivuka rya Yesu Kristo ugerweho. Kuri iyi channel rero ya Big Family ndetse n'abakunda filime Inzira y'umusaraba, hari byinshi by'inyungu bagiye kugenda bahabwa bagezwaho n'abakunzi ba Big Family TV. Ubwo rero by'umwihariko nimba nawe uzi ko wayikurikiranye kuva itangiye kugeza kuri uyu munota, ukaba ubizi neza ko wayikurikiranye, icyo bakubaza cyose wagisubiza, tangira none wiyandikishe, tangira none umenyekanisha ayo makuru, uvuga ati natangiranye nayo kugeza na n'ubu ndacyayikurikirana. Byandike muri comment aka kanya, ndaza kureba umubare w'abantu mwese mwatanze izo comment, hanyuma mbahe nimero kugira ngo bikorwe biciye mu mucyo, hanyuma noneho bababaze ibibazo, uzasubiza neza ibyo bibazo bagasanga koko bihura n'ibyagiye biba muri iyi filime Inzira y'umusaraba, azashyikirizwa igihembo cye ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 2024. Mwarakoze kuyikurikirana kandi no kuyiba hafi, ejo izakomeza. By'umwihariko rero ubwo abantu batangiranye nayo mugiye gutangira mubone amahirwe yo kuba mwarakurikiranye filime ndetse no kuba mwaratumye igera aho igeze ubu ngubu, kuko ni mwebwe bakesha ibyo byose. Binjije amafaranga menshi kubera kuyireba kwanyu, babonye ibikorwa byinshi, bageze kuri byinshi kubera kuyireba kwanyu. Niyo mpamvu nabo baba bavuze bati rero reka dutekereze byibuze abantu b'imena bayinambyeho bakayikurikiranya badatarutse igice na kimwe kugeza na n'ubu bakaba bakireba, ubundi tubagenere ishimwe ribakwiye. Aka kanya rero bino biganiro dukora akenshi bituha amakuru meza yizewe, biduha inyungu nyinshi zizewe. Andika muri comment ntuze gucikwa n'ikiganiro kindi cya kabiri, tuza kuguha nimero zabo.